When you leave, I swear I can't breathe. Would you really care, baby? Niba nkundayo nkomeza. You are my fantasy, my only desire. Kugutekereza nijoro bituma nasinzira, 'cause you make me fall in love, darling, darling. And if you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much for me. Can we go slowly? 'Cause I can't take it. Ta-ta-ra-ra, ta-ta-ra-ra-ra. 'Cause I can't take you, mama way. Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Ivuka TV, dukomeza kubashishikariza kureba ibiganiro byacu kandi tunabashimira ubufatanye tumaze kugirana. Ubushize twarababonye, mwateye commentaire nyinshi kabisa, bitwereka yuko uru rugendo turi kumwe namwe. So uyu munsi rero umuntu muri kubona kuri kamera zanyu n'ibintu biri ku meza kabisa. Ngere impamvu uyu munsi nabambaranye rinete byamenaguye amaso kabisa, ndi no kureba murabona na amazahabu na umva ni gold gusa kabisa today. Rero turagira ngo abanze abibwire, ariko abibwire mu buryo bwa gihanzi, nicyo kintu nshaka. Ubundi nyuma ahita abibwira neza, ubundi dukomeze please kugirana ibiganiro byiza. Please stay tuned, ubundi turakwakiriye. Shalom. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Shalom Godwill nkuko yabivuze, ako muri rusangiza kiraka peras ya ndagira ngo n'ubundi we banze ubakire mu buryo bwa gihanzi kabisa. I found myself dreaming and you pull me close. Na 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 ta na na ta ta na na ti 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 ti. Wow, uyu muntu muri kubana kuri kamera zayo ni umunyempano. Abantu benshi bamwitiranya na Meddy muzi nk'umuhanzi. Uyu musore mureba ibi bikombe byose araza kubitubwiraho nibye, mutagira ngo hariho n'icyanjye na kimwe. Afite impano, he is very talented from many talent. So please stay tuned, tugiye kureba ibintu byinshi yagezeho. Araza kugenda tubwira urugendo rwe rwa muzika n'ibindi byinshi akora, araza kubibabwira. Please mudukurikire kabisa. Shalom, turakwakiriye. Murakoze cyane, nashimiye kubana namwe Ivuka TV. Natwe turakwishimiye. Shalom, twagira ngo rero wibwiye abantu amazina yawe, turagira ngo tubwire mu bwana bwawe, ese tuzi ko ufite impano yo kuririmba, ubwo n'abatari babizi babimenye. Ngenzi impano nyinshi zawe, basketball, football n'ibindi uri buze kutwibwirira. Ibyo nazi, ni umufashioniste, azi gufashona kabisa ku rwego rwo hejuru. So ndagira ngo tubwire, ese wakuriye hehe, wize hehe, wakundaga iki ukiri umwana, kujya tuze kubijyanisha n'ibi byose turi kubona imbere yacu. Urakoze cyane. Ubundi nkuko nabibabwiye nitwa Shalom Godwill. Nakuriye, navuga ko navukiye i Remera, ariko nkurira gato nk'imyaka 6 nayimaze ahagana za mu Nyamirambo. Nyuma yaho tuza kuza Kimironko, naho mu Dusanze ubu. Gukura rero sasa rakoze ndi umuntu ukunda gucokoza cyane. Ndi umuntu ukunda kuderange cyane, utuntu dushyashya, nkakunda kuvumbura utuntu dushyashya. Nkunda gukina football, nkunda gukina basket, yo nayimenye ndayije nka primaire. Ubwo ni kuri side yo kuvuga ukuntu umuntu yakuze. Nakuze nkunda no kuririmba cyane. Nkunda kuririmba cyane, ariko nyine abyo mu rugo, you know, nta zindi zo ku stress zo kuvuga ngo gugomba kubijyamo cyane. Oya, ariko football niyo nari ndi concentrated cyane. Basket nza kuyimenya. Okay, urakoze cyane. Turagira ngo utubwire, ese ibi bikombe turagira ngo utangire unabisobanura abantu kugira none tuze kugera ku kiganiro nyirizina. Turagira ngo tubwire ibikombe byinshi birimo hano bijyanye n'iki. Sasa kandebe ubundi harimo ni nk'ibyo biciyemo nk'inshuro nk'eshatu. Hari bya football,
hari ibya kizemo n'imidari, harimo ya football, harimo ya basket mo gakeya, hakaba harimo n'ibindi by'ama debate hirya, ibintu byekinye n'amasomo umuntu yagiye akoraho, akaba ari byindi yagiye akina n'ibyo kuririmba, aho umuntu yagiye atsinda amatournoi menshi y'miririmbire, harimo na basket nibyo. Ndumva ari ibyo, ibindi ako ndumva ari ibyo, nta bindi cyane. Nk'uko mumaze kubyumva rero, shalom Godwill, ni ukuvuga ngo we ntago asitikinga ku kintu kimwe cyangwa ajya ku kintu kimwe. Mwabyumvishe mu masomo hano afitemo imidari n'ibikombe, ndetse yajya ahabwa kubera amadebate runaka. Murumva ko kabisa ni umusore ufite icyo twakwita akazoza. So let's start by this one. Urayitubwiraho, turajya kuri iyi ngiyi, tujye kuri iki, tujye kuri iki, kugira n'abagukurikiye kabisa barebe achievement zawe. Bina wa muntu ufite inyota yo kumenya ikintu ashaka kuvuga kabisa, nanjye I have to start this. Kandi nubwo aba ari urugendo, ariko rimwe na rimwe bigerwaho. Kujya uraza no kutubwira uko nagiye ubigeraho, ariko banze ugenda ubidusobanura. Iki gikombe ni iki sasa ndebe iki nagitsindiye nkigera aho nigaga, ariho nabyo turaza kubivuga, hariho mu Buhinde. Nagitsinze, hari tungo twagize mu by'ukuri ku bantu tuziranye benshi, nawe urabizi. Nakinaga ndi mu gardien, mu goalkeeper, ariko n'imbere bisanzwe mpakina, so bitabujije, ariko umwanya wanjye nakundaga gukora ari goalkeeping. So iki nagitsindiye nkihagera, cyari nabonye best goalkeeper, nk'uko biriho kamera ari buze kubibereka. Hari best goalkeeper. Sasa iki murabizi mu Buhinde ni abantu bakunda cricket cyane, ariko navuga ko sport iri ihabwa agaciro cyane. So rimwe nagerageje turi gukina, mfata trainings nkeya, then hari umushuti wanjye wari umaze kugira ibikombe byinshi, ariko kubera ukuntu abafashije cyane mu bintu byo hari ukuntu batera imipira then ukayisama, biriya bintu byarabashimishije cyane ko nafashe ama wicket menshi cyane. Ama wicket ku bantu batabizi ni nk'iyo bateka agapira, noneho iyo bagateye cyane kakajya hari imirongo ibihari, wowe ukagafatira nyuma y'uwo murongo. Iyo ugafashe umuntu uteye umupira niko amanota yabavamo, noneho bagasohoka. So iyo ufashe nyinshi making team yawe gutsinda, ni ukuvuga ngo agakubise ukagafata, team yawe ahita asa nk'uba elimine. Uko agira nyinshi niko ba elimine. So nagiye nitwaye neza cyane, umutipe wamuhaye ibikombe, avuga ati wadufashije cyane, plus niko yaranabizi ko nasanzwe mbikina, akuma kino gikombe. N'umushiti wanjye naguciye mu ijambo, ni ukuvuga ngo iki gikombe cyari cyahawe undi muntu, ariko kubera abonaga uri talented aravuga kabisa nubwo nijye ugihawe, please uyu musore namwemeye, this is for him. Niko byagenze. Ibyo bintu ari byiza, ni fair play mu kibuga. So ubwo iki sasa bino yari ko mubona yari ikigo cyari hari singing contest, byanditseho, araza kuzuminga uriya. Hari singing contest yari iriho, yari kuri state ubwo numva ni ihuza ama college yose yo muri state. Ni state nini cyane, ishobora kubikubya inshuro 11 u Rwanda, muri size. So kari agakombe barakampaye kuko ni na participer nanagiyemo, ariko kubera participation yanjye barakampa. Sasa iki kindi yari twagiye kuririmba mu yindi state nayo, naho barakiduha, twagiye kuririmbayo barakaduha. Hari hamwe twakoze performance ahantu hamwe, naho baraza kukaduha, yari performance ahantu hamwe na groupe yose baradugiye badutanga. Sasa iki cyari cyerekeye, ntabwo nibuka umunsi neza, ariko nacyo ni muri football, ntabwo nabyuka neza. Iki nkuko mubibona nacyo nicyo twari twagiye kuririmba, twaragitsindiye. Nacyo n'indi tuntu twitabiriye,
ariko buri gihugu cyari cyayitabiriye bagiye bamuhamo competitions. Sasa iyi midari harimo iya basket, harimo iyo gukina, harimo iyo y'imikino byindi, cyane cyane nk'uyu ku bantu bazi City ya Mumbai. Uyu mudari twabaye aba champions muri ku rwego rwa City. Ari kwerekana ari ukuri kubona neza, wereka abantu kabisa nanjye uranaremereye aya ni amazahabu kabisa. Iyi twe twabaye winners, City champions. Urumva mu gihugu hose abari nka state nini cyane, urumva navuze ikubye nk'inshuro 11 mu Rwanda, niyo ngo haba harimo cities nyinshi cyane ziri muri 20, kandi cities aba ari nini cyane, ibingana ni nko gufata Muhanga ukongeraho Kigali, ukayihuza hose ari mu mujyi umwe. Sasa rero nk'ibigo byose biri muri Muhanga no muri Kigali byose kabishyira hamwe, no mukagira turno mugatsinda, bari ikintu kinini, nta nubwo yabyoroshye. Niyo yari turno zo mu kigo, nabaye best player, akari sort of ya golden ball cyangwa ikintu nk'icyo. Ndumva ari ibyo. Imidari yindi ni ya basket, harimo nk'aka nk'iyi ndumva wari wa basket. Ndumva uyu wari wa basket. Niba abantu wenda baba bazizi, hari university yitwa Pune University, ni university ikomeye ifite n'amashami, ni nka navuga nko muri iyo city ni nka UR ya hano mu Rwanda. So urumva ni ibintu byiza cyane. Ariko nubwo bitemereka tugoye gutandukana kuvuga ngo abantu mudukurikiye, uyu muntu ngewe no kuba nicaranye nawe kabisa ndumva nishimye byatari, ntabwo atugoye kujya tumugereho. Ni ukwicisha bugufi mu buzima. Murabona ibintu byose aba ari ibintu biba bitoroshye, biba bisaba urugendo, nk'uko abidusobanuriye twese. Nanjye ndumva ndanyuzwe kabisa, yabizanye imva ni imodoka iri kubyikorera, niko byazaga buri kanya. So ndagira ngo mubaze ikibazo, ibi bintu wabijyanishaga gute no kwiga? Basket warayikinye, ufitemo imidari, igikombe, kuririmba ufitemo imidari, ibikombe, football ufitemo imidari, igikombe, n'ibindi wenda bitari hano, ariko nyine urumva ko buri kintu cyose wagiye ujyamo wagiye kuramo igikombe. Sinzi mba twabyita nka talent, ariko bishobora no kuba hari ikintu kindi kiri specific ushaka kuba ufite muri wowe, wenda ushaka kuba utazi cyangwa abandi bakikubwira ni nk'iki gishobora kuba ubona ko kikugeza kuri izi nsinzi wagiye ubona. Ubundi wenda hari igihe umuntu aba ari wenda professional from nyine muri talent runaka, ariko bakakanya buri kintu cyose wagiye ujyamo ufite bakakanya igikombe cyo bigaragaza. Wabitubwiraho aka kantu nk'ikintu kabisa ubona kiri specific kuri wowe ku buryo ugera kuri uru rwego ahantu buri kintu cyose ugiye mutwara imidari n'ibikombe? Well, urakoze cyane. Buriya ntabwo navuga ngo ni ibintu burya iyo ufite skills mu kintu cyangwa se uzi ikintu kandi ukanitwara neza muri ibyo bintu, tuvuga urugero iyo ugize discipline mu kintu cyose, ukubaha, hari tujya tubibona muri football, umuntu akagukoraho ugatangira ugashaka kurwana, cyangwa se muri basket ukabona umusifuzi araje kubwira ikintu, ntabwo ushaka kumvikana nawe, ahubwo ushaka kumwereka kuri hejuru yiwe, ushaka gusa nk'umusuzugura. Nk'ibyo byose hari amahirwe byinshi bikubuza. Ya mu kuririmba hari ukucisha makeya, icyo cya mbere, burya guca bugufi ni ikintu kinini, ahantu hose wagera. Mu gukina nabyo muri football naho nuko, basket naho nuko. Ikindi ukagaragara ni ikinyabupfura muri rusange, navuga ko ari ikinyabupfura n'ubwitonzi mu bintu umuntu arimo. Ndumva ari ibyo. Urakoze Shalom. Abantu badukurikiye muri kumva ko buri kintu cyose muri iyi si ukigezwaho n'Imana, ariko nanone ukagira ethics, ukajya ugira discipline, kuvuga ngo wowe ushima Imana kuba icyo yaguha discipline kugira byose ubigereho. Nuva umuntu dukurikiye ufite impano runaka, wegira discipline, ubwo ni nkaki aguhaye yo kugira ngo niba uri umufootballer, basketter, nyine ushaka kugira ngo wowe utere imbere, please listen coaches, your friends, kugira nyine nawe ubashe kuba wagera aho abandi bageze kugira ngo achieving your goals. Urumva nyine bigusaba discipline, kwicisha bugufi nkuko yabigiye bivuga. So turishimye cyane Godwin. Turagera no tujye ku mpano aka kanya cyangwa hobby, yo hobby kabisa uvuga ngo
I'm interested in this cyane kurusha ibindi nubwo nibindi mbikunda ariko iki kintu cyo nkunda cyane mba numva nyine ngumyeho cyane wenda numva nejo ndi cyazangaburira yego urakoze sasa hobbies so kuba ari nyinshi hari nizo umuntu aba atazi ariko wenda akazikora randomly atabizi for example like wenda turebe kuririmba navuga ko aricyo cya mbere kuko hari igihe buri gihe numva mfite down cyane cyangwa se mfite ikibazo I just sing like ndaririmba ntago manitaye umuntu aranyumva cyangwa iki ariko ndiye ndaririmba bisanzwe ikindi nuko gerageza gusoma nsoma news here and there ukagerageza guhuza ibintu ukamenya isi uko bimeze ikindi navuga ko nkunda gukina football football wenda n'abandi nko muri miliye bidashoboka nka shiftinga muri basket wenda na volley abihari nkayikina ikindi nkunda gusabana ndi kumwe n'inshuti cyane nkunda gusabana ndi kumwe n'abashuti banjye dutaramye muri rusange ni gutarama ikindi nkunda no gufasha like hari igihe umuntu aba akeneye inama runaka ku muntu akaba akeneye wenda kuvuga mfite ikibazo kiniki mfasha gutya na gutya mukaba wamubera umulistener mwiza ukaba wagira n'ikintu namufasha muri ideas cyangwa se kumufasha mu kintu runaka yifuza mu buzima ikindi nkikira ndumva nta kindi cyane uyu musore mureba kuri kamera zacu hari ikintu ari kugenda bahisha ari nacyo ngira ngazeho uyu musore kabisa abantu benshi nkuko wenda abamukurikirana ni umusitari yigeze kujya kwa Chita bagirana ikiganiro nge kabisa ahantu naranabyishimiye ndagira ngo utubwire se nihe mpamvu Chita yaraguhamagaye wenda kugira ngo n'abantu bakurikire batumve ko nanjye njyenyine gukoresheje kabisa hari impano yindi ushobora kuba ufite yatumye Chita aguhamagara ni yihe sinavuga ko ari impano ahubwo ni akantu ntago navuga ngo navutse nkazi cyangwa se ngo ni akantu nagendeyeho mbizi listen Chita Magic abantu mumuzi ni umunyamakuru umaze kuba boosted muri kino gihugu yanabonye silver award cyangwa silver button kubera YouTube channel ye nawe arakurikirwa cyane n'umustar rero kureba kujya hamagara umuntu nk'uyu nguyu murumva rero ntago byoroshye rero nareke tubwize ukuri open ubundi yari title yavugaga ati umuhungu usa na Meddy ariko Meddy personnellement ntago nabibonaga rwose ahubwo ni kwa kundi usanga ufite nk'abashuti bawe bakabona nk'ifoto yawe postinze when ukabona baravuze ati this guy man kusa na Meddy hari icyo mupfana gutyo na gutya then for me navuga se ubusi byaba ari nko kwikina igiye kuvuga ngo ngo man kusa na Meddy hano hanze nyine you know what I mean hari abantu benshi basa nkaho bari nyine nk'ako kantaza ngiye ntago niyize postinga ngo Meddy like nagiye nisanze hari nk'ama resemblance umuntu dufitanye ugasanga ni nk'inkovu ya hano abandi bagenda bavuga mu maso dufite ukuntu amaso ikindi wenda ukuntu no gushaga ubwanwa things duke tu but I don't know you guys come what we want I'm not sure muri comment rero reka nubwo ari kubica ku ruhande uyu musore nagiye mukurikirana aho yabaga mu Buhinde naraza kuba tubwiraho gatonya muri concert zose yabaga arimo akenshi baramutumiraga ngo arimbe nk'indirimbo ya Meddy hari indirimbo Slowly ikigerwaho baragwamagaye wirimba muri concert nini cyane mu Buhinde nabibonye ndagira ngo kabisa ureke kubica ku ruhande ufite uzi no kwigana Meddy mu miririmbire cyangwa uragerageza ndagira ngo please right now uhabana kapira ku ndirimbo y'ukunda cyangwa wenda wagiye ukorera nk'akava abantu bakazikunda nubwo wenda tutarumakanye nta kintu dufite wenda instrument kugira ngo babikora na idea kabisa cameraman nawe yafanyanga byacitse turagira ngo duhe kabisa umva akapera ku ndirimbo ya Meddy naho mfite instrument ndashaka mu kanya kuza gushyiramo
nakumva bishobora ya kapera kwa sasa mbere gato yuko nyiririmbaho ni kugira ngo wumve n'ahantu umuziki nyarwanda umaze kugera. It's not like ngo ni njyewe ngo nuko nasagambe cyangwa se ngo ari ikindi kintu wenda birashoboka ariko nta ruhare cyane ahubwo ni izina rya Meddy yarakoze cyane kuko nko mu bihugu byo nko muri za Zambia, Namibia, different countries like Uganda, Tanzania, n'abantu benshi bamuzi bazi indirimbo ziwe cyane cyane mwese muzi nk'indirimbo Slowly. Ari abantu bize kunsaba baransaba ati watubaruka turimba Slowly kuko bo nta hantu nyine batari bazi bariziko deja baraziko navukana nawe so then barabinsaba ndabikora so it's like byageze Slowly kapera rugo nagutunge urihangana ariko dukoreye mu nganzo kabisa abantu mudukurikiye bwo muraza kuduha comment niba kabisa mubone musore wacu ari sawa. Do you believe in love? How crazy it could be. Baby, baby, stop. Yeah, take it easy. When you leave, I swear I can't breathe. Would you really care, baby? Niba nkundayo nkomeza. You are my fantasy, my only desire. Akugutekereza nijoro bituma nasinzira, 'cause you make me fall in love, darling, darling. And if you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much for me. Can we go slowly? 'Cause I can't take it. Ta-ta-ra-ra, ta-ta-ra-ra-ra. 'Cause I can't take you, mama way. Wow, mana abantu mudukurikiye please muze kuduha comment zanyu turazikeneye. Umva ngiye cyo mubwiye cyo you are talented kabisa more talented nukuri ya ngiye wenda personally uko nabivugaho kuba wenda umunyamakuru wenda usanga ko mu kintu gigo yaraguhamagaye nuko yareye kubanyamo iyo mpano ubwo nabandi baraza kutubwira ariko ugerageza kwigana Meddy ibyo ndabizi hari amafoto agiye acicikana uri mu Buhinde uri muri fashion bantu kuvuga ni Meddy yanataye nibiki ariko usura mukunda Meddy bundi. Yeah, well, navuga ko ntangira kumva music mu Rwanda. One of the artists nakundaga ndumva byari muri 2008 to 2009 nibuka yigize gukora concert icyo gihe abantu babyibuka yuko hari concert yakorewe muri stade na archive zo yigeze zicacikana ku mbuga nkoranyambaga yambaye gutya jacket ya y'igitaka n'ipantaro y'umukara ari gutera utuntu tu break dance. That time nabyuka nari ndiyo hari kera cyane. Yeah, Naindio, he was my favorite artist cyane kuva na kera till now. Yeah, till now he was my favorite artist. Kandi icyo gihe I didn't even know like ibyo byose bitangiye kujya bivuga nko muri nyuma gato ya 2K18 2K17 gutyo. Urumva icyo gihe hari kera cyane hashize hafi imyaka 10. So urumva he was really my favorite artist. Abantu babizi indirimbo inkoramutima na Sara burinde bucya mubwire amayobera. All those songs, those are my favorites cyane kuko ndazikunda cyane. Yeah, kabisa ngo Meddy aramukunda cyane uyu musore kabisa muze kujya kuri Instagram ye yitwa Godwill. Shalom Godwill cyane uzagenda ureba utuntu yagiye akora twudukava twa Meddy n'ibiki uraza kutubwira. So turagira ngo tukubaze uru rugendo rwe rwa muzika mu Buhinde byari bimeze gute? Well, ikintu kimwe it's a point nabonye kandi abanyarwanda benshi bagakwiye kwigiraho buriya abahinde n'abantu enjoying music. For music is sounding neza. You get a lot of cyane wenda nk'abantu baza gucekinga kuri Instagram yanjye n'abantu bishimira ikintu ntago bita ngo wabo ngo barakuzi iki ni gipfa ko uri kuririmba ikintu kiza bakagikunda for music imeze neza cyane. Usanga nyine ari abantu
bari free, barirekura cyane, ukabona nyine barishimye, bikanaguha motivation. Yeah, yagiye agira ama concert menshi, plus hari group nari mfite iririmba gospel, plus niyo nayo nkunda kuririmbamo cyane, niho nkunda kwibazinga cyane gospel. Icyo gihe twagiye a lot of places cyane, badutumiye abahinde, barakunze nyine a cappella music twaririmbaga. So urumva n'abantu apart y'izindi yo kuba bafite culture yabo, n'abantu bakunze culture yacu a cappella music. Ikindi iri umuntu ufite impano barabyishimira cyane, kandi n'abantu bagwa neza iyo babonye hari icyo ushoboye, ntabwo barizihirwa, ntabwo nyine abihisha ibyishimo bye, ntabwo abihisha cyabindi byacu twigirira. Gusanga nyine bari maje muri concert ngo aricaye arabyina ivumba akaritumura fresh, nta kibazo bafite rwose. Yeah, so that's one thing. Ikindi nahagira imigisha myinshi kuko nizeyo ibintu byinshi, nizeyo just burya umuhanzi wese arabizi, waba uri umuhanzi wese cyangwa umuntu ukora music cyangwa se umuntu ukunda kujya mu mbaga y'abantu benshi, iyo ufite stage nini cyane birakunyura muri wowe, hari ikintu bikwigisha, bikwigisha ko hari icyo ushoboye, hari icyo ushobora gufasha abantu. Icya kabiri bikwigisha yuko ufite ushobora kugera ahantu kure with your talent, cyangwa se ikintu uri guproviding. Kuri icyo kintu waruvuze racism iriyo somehow, yeah, ariko nk'abantu muziranye, nk'abantu b'inshuti, iyo ugize inshuti y'umuhinda aragufasha ku buryo nawe uvuga ati wow, ugashima rurema, nta kindi kintu akugamijeho, just ubushuti bwawe gufashe gusa, just ubushuti, nta kindi kintu. So urumva ko it's a good thing, it's a good thing, like kandi nabikunze cyane. Gusa nawe akaba ari abantu bafunga umutwe, n'abantu bafunga umutwe iyo bishatse tu, bashobora n'abantu bakunda karuswa bya hatari. Abantu ndabona bashobora kuba bamaze gukonja, ndagira ngo hano I have some instrument, ndagira ngo I can play it and you can song for us, sibyo ukaturirimbira ho gatonya abantu badukurikiye, noneho bakongera gasubira muri mood. Ndagira koko bakubone bumve neza, none ibintu ngenda ndashaka ko bumva kabisa. Reka none ngiye playing an instrument, ubundi hari nk'eshatu nateguye, uragenda duha kapera, sibyo? Yeah, you can start with this. You need bayita hallelujah. Hallelujah. Okay. Ndiro gatangire gato. I've heard the one secret chord that David played. Please the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: I'm the fourth, and the fifth, and the minor fourth, and the major lift, and the powerful king composing hallelujah, 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 hallelujah. Yeah. I have another one. I have like two. None twagiye kuri ingina none sibyo? Urahita uyumva. You need Adele yitwa When We Were Young. Yeah. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, and it feels like home. It's like our dreams come true. And what if by chance you're here alone?
Can I have a more before I go? reka turekeranga abantu bari babonye ko uririmba nka Meddy nutangira kujya mu banyamahanga cyane biratuma biyibagirwa icyatuzanye reka njewe ubundi ikintu cya mbere bro man nanjye kabisa najyaga nkupostinga abantu ko mbaza man uwo ni Meddy nkabwa se wapi usuzuranye na Meddy nkavuga wapi kabisa sibyo so ndagira ngo wongere abantu bari bajya mu indi mood sibyo wongere usubire kwa Meddy ho gatonya kabisa wongere uduha karimbo ka Meddy kabisa twagiye tugushimisha wagiye ucurangira mu buhinda abantu bakishima nubwo wenda kandi tudafite instrument ariko nta kibazo yukane oya ntacyo hari indirimbo nshyashya yiwe ndumva yitwa Dusuma hajya itangira give me love now oh yeah you all night ako ntacyo reka tugire ka all night give me love now turn the lights down low one for me one for you. You look beautiful tonight. Yeah. Give me one more tequila, baby. Whoa. I wanna hold you all night. Yeah. Reka tujye kuri chorus. Ariko komeza mvuga ngo like man, they you sorry they you. I chorus ravuga ngo make love to me. Yeah. Honey, baby, love. And she say, don't stop, darling. Yeah. How far can you go? She said, all night, ta-ta-ra-ta-ra-ra-ra. Ta-ta-ra, all night, ta-ta-ra-ta-ra-ra. Kabisa, this is Shalom Godwilla. Akomeza kubabwira ngo all night no kuvuga ngo abantu badukurikiye please dukomeza kwibutsa gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi byiza abantu nk'aba baduha motivation mu buzima je no tablet kabisa nangiye gukora icyo bita self service ariko yambwiye ngo please I fight for this yarabigwane kugira ngo ababifite rero please nawe akakanya icyo impamvu twabizanga nawe kugira ngo abereke yuko afite amazahabu afite imidari n'ibiki ubwo no kugira ngo please nawe niba ufite icyo ushaka kugeraho wumve ko mu buzima kiravunikirwa kandi yakomeje akubwira ngo mu gihe kintu ari passion yawe cyangwa ari passion yawe mu gihe cyose ugikunze please try to make nyine respect ukagira discipline muri wowe nyine kandi ukajya wumva abantu sibyo ukumva each other rero Shalom uri utararangiza reka nkomeza hari indi motwe twigerageje ino Dusuma ndayibutse nibutse ukuntu itangira reka turakubitaho akantu gato bakapera njye iravuga ngo how deep is your love for me na 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 iyo nkunze sinzuya azar baby you're sweet like a pineapple oh darling I took a bite and I fell in love. Yeah. Would you call me honey, baby? Would you call me baby love? Would you kiss me daily? Yeah. You're my addiction. I'll be here for a good time. Yeah, a good time. I can stay for a long time. Yeah, a long time. When you move to the right, I go. To the left, I go. To the right, baby, I go. Hey. Whoa. Baby, take it slow. You're like an angel from heaven. If you want me, let me love you. You got me caging in the rain. Ninsanzu zangunda, baby, do some I'm a black, no baby love, yeah. Sawa cyane, ndirimbo ndayikunda cyane. I'm telling you kabisa ndishimye sinzi ko nababwira ngo mubyumve ariko kabisa I'm proud of you bro. I'm proud of you. Thank you so much. Tukirongo gatonya nukuri ngiye nkunda umuntu ugerageza kubwiza abantu kuri akabwa ngiye naciye muri ibingibi ariko icyandanze cyari iki ngiki ese ndagira ngo bazi ni ikihe kintu mu buzima bwawe muri ibi byose wagiye unyuramo ushaka kuba waruye nacyo mu buzima bwo kumva kirakubabaje kabisa. Sasa challenges zibari nyinshi mainly muri football hari igihe
Football ntago navuga ko nagize challenges nyinshi cyane, but sorry, challenges navuga muri football nagiye nkina ahantu hose nageraga nasangaga bakunze the way nkina, bakundaga nyine ukuntu mbikora. Ariko muri music hari igihe ugera ahantu abantu navuga bakakusa nk'abakugirira ishyari, plus uri nko muri group runaka ugasanga bakugiriye ishyari runaka, cyangwa se uri nk'ahantu ugasanga abantu ntago bishimira your talent, ntago bishimira ko uri ahantu uririmba neza cyangwa kudevelopinga. Cyane hari n'igihe nta n'umutima mubi bifite, cyangwa bagakeka kavuga ati sino mutipe nitumureka gakora ibi hari izina ryacu ribwangirike. Ni ibintu biba ahantu henshi, but nyine iyo uri umuntu ukipinga your positive energy, ukaba positive, we ntugiving back urwo rwango, ahubwo ugaharanira kubaho ukora neza utera imbere. Hano iyo byanze ugakomereza hano. Ikindi ni ukwirinda, ikindi kintu cyagiye kiba, hari igihe wasangaga nk'umuntu agucira avuga ati man ntukavugishe bari abantu ntago ari amalevel, wowe urabona uraha, ntago ukwiye kuvugana na bano bantu, ahubwo wagakwiye kugendana na bano. Gusa biriya hari igihe ushobora kwirata ku bantu bamwe kandi aribo bakugize, ugasanga bikubereye ikibazo kimwe. Sasa nagiye ngira inshuti nyinshi, ugasanga umuntu araje ngo umuntu ntago ngo muberanye, ngo ntago ari inshuti, kandi mu by'ukuri umuntu ni umuntu, umuntu ni umuntu. Ejo ni wowe, ejo n'ejo bundi. Hari igihe ushobora kwiratana ngo meze gutya, ndagenda gutya, ndaririmba gutyo, ejo wenda ukagira accident hano ahantu bikazamba ntuzongere kurya cyangwa ukabikiragi, cyangwa ejo bundi wiratana ngo ngo man ndi bogari iki niki, ejo ugakubita accident agasura kagakuba hasi, nta muntu waba ukikuvuga ngo gumeze nguri runaka, ngo nakubonye umeze gutya na gutya. So ni byiza rero kuba uri umuntu uri positive muri gihe ukirinda kuganya, ukaba uri positive thinking, always ready to success. Sure. Then ukaba uri positive minded cyane kuruta uko wajya wisubiza inyuma wirirwa mu buntu bw'ubutiku, ngo ese ngo buriya se ngo wabona ndusha. Niba wumva urusha umuntu ikintu, just prove it. Urumva, niba wumva ari icyo ushoboye cyerekane. Nanone burya buri wese Imana yaramuciriye inzira yiwe, kandi nicyo kintu cya mbere burya. Kandi iyo umuntu akurwanyije agakubita nk'ikintu nk'umutego ntuhaguruke, ni wowe uhangayika, we ibyo aba yabigije. Ariko iyo wowe uhagurutse asigara ahubwo ahangayika, uko agukubita imyambi aho azi ko iri kugira weak, ahubwo iyo kugize strong biramubabaza cyane. Next time hari n'igihe ushobora kubera isomo, ugasanga nyine bimubereye ikintu cyiza. So ndumva ari icyo. cyangwa uvuze ikintu cyiza, no kuvuga ngo abantu benshi dukunda kugira ishyari abandi, ukabara ko kumwe yageze kuri achievement ze, ko yageze ku ntego ze, wowe ugasanga nibyo biguhangayikishije. Ariko nyamara nari mpamvu kujya uhangana n'umuntu kuko simufite goals imwe, simufite nyine intego imwe. So please we focus for your own goals, apana kujya kureba iby'abandi, kuko iyo ujya kureba iby'undi muntu sari bahagarara urakomeza n'umuntu awaking arakomeza moving. So please wegerageze ukora ibintu byawe, ahubwo wundi wagutanze mu kintu cyangwa kurusha ukajya ugerageza nyine gukora approach kugira ngo agufashe ikintu kabisa. Nenda cyishimiye ni iki kintu mu buzima cyakubayeho ukaba dese, ukumva nyine ugize depression, disappointed, cyangwa ukababara cyane, ni iki kintu mu buzima wumva cyakubayeho kabisa ukavuga man bro ikintu cyarambabaje kabisa? Well, ikintu cyambayeho n'igihe naburaga mama, hari nari ndi ku ishuri, but nyine hari ibintu byinshi numvaga nifuzaga kuzamukorera, hari ibintu byinshi numvaga nifuzaga kuzamukorera, hari ibintu byinshi nifuzaga kubona, nifuzaga ko abona. Hari n'igihe niwe muntu navuga wajya gumpushinga kuririmba cyane cyane, haje nk'abashyitsi akamubwira ati jya hari uririmbe, plus my dad nawe yari umuririmbyi, na n'ubu aracyaririmba ariko biri personal, ntago ajya mu groups ko amachoirs, haba ni mu rugo. It's one of the motivations ngira mu buzima, na mama yarabikundaga cyane, nawe yaririmbaga. Icyo ni kimwe iki kiri ku mutima cyambabaje. Ikindi kintu cyambabaje kikantera depression somehow, ni umukobwa twakundanaga,
it really may byanteye depression somehow, but music yarabi backings up. Music kubera kuririmba cyane, ukora hirya no hino biraba, gusa ukunda umuntu wenda nk'ibyo mwe mufite goals muri wari ufite wenda goals hamwe nawe, cyangwa se wari uvugaga ati ibintu nibi then ntibibe. Mu by'ukuri ntabwo navuga ngo ni naramwanze just because of that depression. Ntabwo aricyo navuga, gusa kuba tutari tukikundanye byarambabaje mu mutima cyane. Biranambabaza, biranangora cyane cyane. Byari almost byari bigiye kwangiza amasomo yanjye. So navuga ko ari icyo kintu. Naho ubundi mu busanzwe ntabwo nkunda iyo ngize ikibazo cyangwa se umuntu ankoreye nabi, kenshi niba bikoze uno munsi ejo mbyuka nabyibagiwe, ntabwo bikunze kuba. Uranshimishije cyane. Abantu rero benshi usanga nko mu cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ibyo bibazo bikunze kuba cyane, ugasanga umuntu cyangwa itangazamakuru ugasanga umuntu atinya kuvuga, kandi ari umuntu kuko man wakanya wemere kuba wagira umukunzi, fiance n'ibiki, wararangiye neza n'imyaka yabikwemerera. So ugasanga umuntu ashaka gutinya kuvuga icyo kintu imbere ya kamera, ariko nyamara abantu benshi anyway sorry baravuze mu mubyeyi nibibaho nanone. Ariko ugasanga umuntu niba mukoko urabivuze, twe dufitanye intego, dufite ibyo dushaka kwachivinga together, turi kumwe nyine, wenda icyakubabaje cyane wenda niba mbyumvishe neza ntago ari uko wenda ari urukundo n'iki, ahubwo nuko umuntu waramuhaye umwanya ukamuha iyo project, nukuba yatwaye ibintu byawe byinshi, yaba umwanya ndetse n'urukundo waramukunze n'iki. So ndajya aho kugira ikintu bivuga kuri ibyo bintu, kuko byugarije isi man, byugarije isi, tubyemere. Niba akanya ushaka gukundana n'umuntu ukavuga ejo n'ejo bundi tuzaba twubatse, tuzaba twakoze iki, niba koko byaraturutse kuri we, ese abantu cyane cyane gukina n'imitima y'abantu wenda niko twabyita man, nawe kabisa abantu bari kujya bakina n'imitima y'abantu, nibyo abantu benshi bari kwihutira urushako. Iki kintu nagira ngo use nk'ugikomozaho kabisa. Urakoze. Ntabwo navuga ngo intereye umwanya, kuko nize ibintu byinshi, ariko hari igihe burya uri mu buzima. Rero nigaga mu Buhinde, nawe yigaga ahantu yigaga nawe hari kure, yigaga mu yindi se, yiga hano hirya mu Bugande. So ntabwo navuga ngo urumva ntabwo amasaha yahuraga. So urumva time long distance ntabwo byakundaga, ntabwo byavugamo neza cyane, ntabwo navuga ngo ndabimushinja cyangwa se ndabyishinja, ahubwo ni kwa kundi destiny wamutara ahantu hamwe. Ugasanga niba umuntu ari muri Amerika undi ari hano, kandi undi n'amasaha bahuze cyane, nubwo I do believe yuko burya hari ukuntu abantu babisettling, ariko hari igihe bidakunda. So ntabwo navuga ngo umwanzi wanjye, n'inshuti yanjye na n'ubu turacyavugana. She's a really good friend of mine. Ariko nk'ibyo byose wenda urukundo we kuba bifataga ntabwo ariko byagenze, cyangwa ntabwo ariko byakomeje gukomeza mu buzima, cyangwa se ntabwo ariko goals nkuko wazishakaga zagumye. Kuri icyo kintu waruvuze cy'abantu babaza imitima y'abandi, cyangwa se bakinisha imitima y'abandi. First of all, I do believe ubwiye umuntu ugukunze, cyangwa se umuntu mukundana ukamubwiza ukuri, ukaba open kuri we. Urugero umuntu aragukunze ukaza ukamubwira ati ngiye si gutya mbibona gutya na gutya, kandi I think this and this and this nizo byakora. Cyane cyane ko hari igihe usanga nk'umuntu araje wowe kuko hari icyo ushaka umukoresha, biriya ntabwo ari byiza, ni ubunyamaswa cyane. Uri kumukoresha cyane kuko aragukunze wowe icyo ako expectingaho ntabwo ari cyo uri kumuha, ahubwo uri kumuprofita. Urumva uri kumuprofita cyane. It's better rero niba wumva umuntu utamukunze just nkuko wabishaka, it's better ko bimubwira hakiri kare, then nibwo byamubabaza, ariko at least akamenya ko ari inzira urimo ya bien. Ndagira ngo tujye ku kintu akantu gatonye, sibyo? Ni ukuvuga ngo aba diaspora benshi bari gufasha abantu bari mu gihugu mwimbere, ari ukujya wenda bashakane, ari ukujya ngo ba making love n'ibindi.
ariko aka kanya nyamara hari abantu benshi bakeneye ubundi bufasha buruta kuza ukeneye umuntu nyine ufasha umuntu nyine nawe nyine ari manguhi ahubwo ni nk'ikihe kintu mubona aba diaspora kuko wenda nk'abantu baba baratembere mwajya mufasha abantu bari mu gihugu imwe imbere ariko nta zindi nyungu ahubwo kujya muzamure za talent cyangwa namwe muvuye hanze kujya mufasha abantu musanze ni nk'icyo babivuga cyo well first of all icyo wenda nkeka kuri iki kintu cya diaspora iyo hanze ikintu wenda yakora ifasha wenda like let's say society nyarwanda like artist urugero tugiye muri industry ya music ni kuvuga ngo nk'abantu bari hanze sharing the music ku bantu bo hirya no hanze uvuga ngo hari igihe sharing nka Meddy hari sharing nk'indirimbo yo n'urugero ugasharing nk'indirimbo yo umuntu akayikunda ubu yayikunze nawe ahita ayipostinga undi akayipostinga urumva igakwira isi yose igakwira Afrika yose mu bantu benshi ubuzi urumva akaba ari kamwe urumva noneho tugiye ku bintu by'urukundo byabo bajama banda nk'umujama akunze umukobwa cyangwa se umukobwa akunze umutipe niba koko ikintu wenda nakejejeho ni ukuvuga ngo niba koko uwo muntu wo hanze agukunze nawe ukamukunda mukunde nta nyungu zirenze zindi ushaka apana ibintu byo kuza ngo baba bafite amafaranga ejo n'ejo bundi nta kwizera unangiza breaking icyizere ntago ari kubaka society nyarwanda ahubwo ni ukubaka ubuntu bw'ucakura budafite aho bugeze umuntu aho muba muri gusenya kuko umwana nakura yumva izo stories nawe hari igihe asanga ari byo bimugiyeho society nyarwanda rero igasanga irangiritse cyane kwita ngo bari kurya amafaranga y'abandi kandi burya ni byiza kurya ayo wakoreye kayaryara yawe it's better anaguspendinzeho ariko sura umukunda nta kibazo yaguspendinzeho nta kibazo burya urukundo burya ufite ibintu uratanga urukundo ni ugutanga mugahana nta kibazo ikibazo ahubwo ni igihe ubu buryarya kugira ngo ubone ayo mafaranga icyo ni kimwe so ikindi waruvuze ikintu wenda diaspora yo hanze wenda twakwigira ku bantu ba hano cyangwa se abantu ba hano bakwigira kuri diaspora yo hanze ni ukumenya ko burya ndavuga personally nuko abantu burya u Rwanda ni igihugu cyiza burya ugiye ukaba ahantu hanze hirya no hino here and there ugasanga nyine burya nta heza nk'iwanyu iyo ugize nk'ikibazo uri hano mu Rwanda ugira abo wambaza ariko hari igihe binakugora hari igihe usanga nyine ugakora nk'ikintu muravuga tapu niba abanyamahanga bakaba babajeneraliza hamwe kandi mu by'ukuri atari ko umeze ugasanga hari nk'ukuntu bagukandamije mu buryo nyine bitari sawa ikindi ni wenda ni byiza kujya gushaka ayo maramuko ariko nanone ugatekereza ukavuga ati iwacu se bo bahagomba kuba iki ukaza ukubaka kuba ubwo bushobozi ufite ukagira no izo infrastructures wubaka izo technology umuntu aba yagiye guhaha hanze aho kugira ngo umuntu aze kuzitiyo ahubwo abizane no mu gihugu kidevelop ubu nta umwana ubura uvuga ngo develop iki kintu ntihabura umwana wo hasi uza akacyungukiramo nawe akaba yateza igihugu imbere tumba nuko byo rero twebwe nk'ivuka TV inshingano twihaye Imana izazi zidufashemo n'abana bo ku muhanda ngiye mbatekerezaho cyane ndanabakunda wenda interview ya mbere yanjye warayibonye ndagira ngo ugire ikintu uvuga cyane nk'abajene urubyiruko twajya dufasha barumuna bacu bari ku mihanda abana bari gustrugglinga ku buzima bukabije kandi bajya muri famiye atari kubera ari ibirara cyangwa ari iki ubwo ari byo bibazo biva mu mafamiye ndagira ngo iki kintu kivugeho tunarangiza dore ko bwije ndabona bumaze kwiye nibyo uko bivuze urakoze cyane ku bana bo mu muhanda abenshi hari igihe umuntu ucaho ku mwana ukabona umwana aragusabye yego wenda hari igihe utashyigikira ukavuga ati hari igihe umwana asaba akabigira nk'akageso ariko noneho hari nk'abandi bana baba bari ku muhanda baba batarabitewe n'ingeso cyangwa icyo ahubwo ari ubuzima uwo mwana hari igihe umureba tumva leta yarabigerageza kenshi cyane kubikora kuko urebye nk'ikigereranyo imibare yo hambere yuko abana bo ku muhanda bari bahari n'ubu byaragabanutse ku kigero kinini cyane ugasanga rero nk'abana bo ku mihanda rero ikintu wenda umuntu yamufasha ni ukuvuga ngo ubonye uburyo umuganiriza wamuganiriza ariko utamukandamije cyangwa ngo umukubite guceho umukubite nk'aho atari umuntu nabo ni abantu kandi ni abantu bakeneye ubuzima ufite icyo wakora
nk'umunyarwanda ukunda u Rwanda n'abanyarwanda wagira ikintu ukora kuri iyo issue kuko ubukene no hirya ushobora no kumwishyurira ishuri akaba ari n'ibyo aho kugira ngo umuhaye amafaranga umwishyurira yego bose siko navuga ngo hari ababa batatumva cyangwa baba banaryohewe n'ubuzima nubwo aba asa nk'usabiriza ariko wenda bemena nkaho ari nk'akazi kwe ari kwinjiza amafaranga duke ariko ndabizi neza ntago wabura bake byaba bitewe n'ubuzima wafasha kandi bikabagirira akamaro muri future. Shalom God really alakoze dukomeza kubabwira gukurikirana ibiganiro byacu ku Ivuka TV. Aka nakagaruka tuzadukomeza tubakorere ibiganiro byiza tubagire hirya no hino kugira ngo mukomeze mumererwe neza. Rero nkuko twabibabwiye inshingano zacu ni ukubaha ibiganiro byiza ariko nkuko twabiberetse mu interview yacu ya mbere twagiranye n'umwana wo ku muhanda ariko bakanya akaba ari mu rugo. Please aho uri hose ndabizi twese turi abanyarwanda amateka namwe wa mwana uri ku muhanda ntukajye umucaho ngo wumve ko wenda ari bo bijyanye ku muhanda ahubwo niba koko ufite uwo mutima ujye umwegera umuganirize niba koko unabona hari ikintu nk'umusanzu cyangwa itafari watanga kugira ngo umwana asubire muri famiye ujye ubikora n'umutima w'urukundo atari gukora mana ko umuntu akora ikintu kugira bandebe wowe ukora iki kintu kuko ubikunze sibyo kuko Imana iravuga ngo babiri batatu bari hamwe bavuga izina ryanjye nenda basanga. Rero natwe nidufatanya twiyambaza Imana ndakeka ibintu bizagenda neza. Rero turaza kubaha nomero yacu munsi kugira ngo niba ubona n'uwo mwana uri ku muhanda hari ikindi kintu akeneye avuga ngiye mama na papa ntibumvikana mama na papa birwa barwana ubona badahuza twebwe tuzajya tugerageza tuze kubaganiriza tubashakire icyo twakwita nk'amahugurwa bijyanye na mental health kugira ngo wa muntu cya kibazo afite wenda gishobora kuba kiva mu mutwe bize kugenda neza ibintu bize kuba bye. Rero tukomeza kubabwira please gukora subscribe share and comment kugira ngo ibiganiro ujye ubibonera ku gihe kandi murabona ko tubakora ibiganiro byiza. Please ntukajye ucikwa n'ibiganiro byacu aka nakagaruka. This is Ivuka TV show